Murakoze cyane, nitwa Claudine Mukarusine. Claudine Mukarusine ni umunyarwandakazi wavutse muri 1991. Akaba yarize amashuri abanza n'ayisumbuye mu Birasirazuba mu karere ka Kirehe. Kaminuza aza kuyiga mu cyahoze cyitwa Kaminuza y'uburezi yitwaga KIE, twayizemo yitwa University of Rwanda College of Education. Ubu aka kanya yimukiye Rukara. Umva ari ibyo ngibyo. 36. Mu buzima busanzwe nk'uko narangije kwiga umwaka ushize, ntago ndakora akazi, ariko hari ibikorwa ndimo gukora, nkorana n'umuryango utegamiye kuri leta bijyanye n'ubuvugizi ku bantu bafite ubumuga, kubaba hafi, tubagira inama, tubafasha kwishyira hamwe, bagatekereza ibikorwa biciriritse cyangwa se imishinga iciriritse bakora babinyujije mu kwizigama. Noneho bakaba banakomeza gukorana n'ibigo by'imari byatuma hazamuka imibereho yabo myiza mu buzima busanzwe, bakareka kuguma ari abantu bafatwa nk'aho basuzuguwe. Ni igikorwa gikorwa n'umuryango witwa Nidoro mu Rwanda, abantu benshi bamaze kuwumenya. Yego. Murakoze. Kugira ngo njye muri iriya ndirimbo ya King James, nyine urumva King James nk'umuhanzi ukunzwe kandi utekereza, yagize igitekerezo cyo gukora indirimbo, kuyikorana n'umuntu ufite ubumuga bw'uruhu. Kubera ko umwe mu bakorana arabingezaho, arampamagara, turavugana, mubaza impamvu. Numvaga ntago nabyumvaga neza ukuntu umuntu nka King James, nimvuga umuntu wa King James ntibumve King James wenda nkize nk'umuntu gusa, ahubwo mve King James nk'umusitari cyangwa se nk'umuntu ukunzwe mu gihugu mu bihangano bye, yatekereza gukoresha umuntu ufite ubumuga bw'uruhu. Nahise mbihuza neza n'ukuntu abantu bafata abafite ubumuga. Ntago natekereje ubumuga bw'uruhu, njye nese ntekereza ukuntu society iri hanze cyangwa se umuryango nyarwanda ufata abantu bafite ubumuga bw'uruhu, noneho by'umwihariko ukuntu ufata abakobwa n'abagore bafite ubumuga. Nabitekerejeho cyane, ariko mu mwanya muto mbabaza impamvu bagize icyo gitekerezo, baransobanurira, numva bari ku nkombe, bitewe nuko nanjye namvaga hari ishyaka mfite, ariko nkavuga ngo ariko niki cyakorwa kugira ngo abakobwa byibura bafite ubumuga cyangwa se abakobwa n'abagore bafite ubumuga. Hari ibintu nanjye narinze ubwanjye nkavuga basi biriya bihinduke. Si ukuvuga ko hatari imiryango, hari nka UNAB mu Rwanda ikora ubuvugizi ku bagore n'abakobwa bafite ubumuga, ariko njyewe wenda ushaka gusanga ndeba cyane nkavuga abakobwa niba tuziranye cyane, niba amenye ibyaba, ariko ntago njye nigeze niha aho amakuru yanjye agomba kugarukira, ahubwo ku bagore, ku bakobwa hari amakuru mba mfiteho, by'umwihariko ku bafite ubumuga bw'uruhu, cyane ko ndi umwe mu bafite mu nshingano muri iki gihugu cyangwa se mu bayobozi b'umuryango uharanira imibereho myiza yabo. Rero nabyumvishe neza, mbitekerezaho byinshi, mbanza kwibaza cyane, ariko kugira ngo nze kubyemera ntago ari njye yashaka ko dukora indirimbo. Yampamagaye ambwira mwadufasha tukabona umuntu dukorana, kuko umuntu waduhuje akamuha nimero yanjye, yamubwiraga ko ngenda umuyobozi w'abantu bafite ubumuga bw'uruhu, nshobora kumufasha kubona umuntu bayikorana. Hari ibyo rero umwe bakorana yambwiye ati turashaka umukobwa umeze ABCD. Murabizi abakobwa bakora mu ndirimbo hari ibyo bagenderaho, ariko nanjye nk'uko bari bangira icyizere nk'umuyobozi, natekereje nk'umuyobozi, ntago natekereje nk'umuntu. Narabanje ndareba, hari abakobwa batari benshi cyane ariko nzi mu gihugu, nkareba ngo uyu mukobwa, nkareba nkasanga hari ibyo bambwiye atujuje, nkareba undi hariho naje kubona nsanga arabyujuje pe, ariko nanjye nishyiriyeho ibyanjye, ndavuga ngo ese biriya byo birashoboka. Imbogamizi yaje kuba nuko nasanze kugira ngo abe yakora iyo ndirimbo byasaba kuganiriza ababyeyi be, kubera ko urwego rw'ubumenyi cyangwa rw'imitekerereze yari afite ntago byamwemereraga, byari kugorana kwa. Nararebye mbona yaba ku ruhande rwe cyangwa se ku ruhande rwa King James byari gusa nk'ibimbogamizi, noneho ugasanga ahubwo binagaragaje abafite ubumuga nabi. Njye natekerezaga byinshi mu mwanya muto, nyuma byaje gutwara n'iminsi. Urumva King James nk'umuntu w'umuhanzi kandi ufite byinshi, abafite ibikorwa bitandukanye, hakazamo n'ibindi bikaba wenda bigiye bugufa, ariko bihagaritsweho gato. Ariko nyuma barahamagara, ndababwira njye naramubuze, ariko nyuma yo kumubura njye nshobora kubafasha. Bari bamagaye bansaba umuntu bafasha, nanjye nabemere ko nshobora kubafasha. Yego. Atangiye gutegura izakorerwa n'ibiki byose, barabirangiza, hakurikiraho igikorwa cyo gukora video. Abantu banyandikiye ngo ntabwo twete twagira urukundo rungana kuriya. Wenda ikintu navugaho,
ni irya mbere nari mpuye na King James Komutera, ntabwo nari narigeze, si ukuvuga ko ntari kujya mu bitaramo ngo ngende wenda mbe nahura n'umusitari nka kuri, ariko ntabwo ari ibintu ngiye nakundaga. Yego ntabwo nabikunze cyane, ariko irya mbere twarahuye gusa nibuka duhura amagambo make n'ahantu twahuriye. Hari ikintu nk'akantu yakoze mpita mbona ko nyine hari abantu bagiye batera comment bwabo umuntu, mpita mbona ko harimo ikinyabupfura. Ntabwo nari nzi ko abahanzi bashobora kugikora. Urabona nk'umuntu mugiye guhura bwa mbere, oya reka tureke kukavuga, ariko hari ukuntu umuntu nyine akwakira muhuye bwa mbere, ukagira ahantu bishyira. Yego nabonye rero ikibazo cya mbere namubajije, kuko ubwo nta bindi bintu byinshi ngiye nagombaga kumuvugisha, ariko niyo twaganira ibindi nabaga mu mutima mfite ikintu kivuga ngo ndashaka, naramubwiye ngo mbabarira umbwire niyo mpamvu yatumye utekereza. Bari barabinsobanuriye ariko siwe n'ijwi rye, ariko ngiye naramwibajije face to face, mbabarira umbwire impamvu yatumye utekereza gukorana n'umuntu ufite ubumuga bw'uruhu, ntabwo mbyumva neza. Ibisubizo yamaye bisa nkaho byanyuze, ariko ntabwo ari ibanga. Yarambwiye ngo we mu buzima bwe aba yumva habaho ibintu bishya. Ikindi kandi ngo iriya ndirimbo ni urukundo, abakobwa bafite ubumuga bw'uruhu ndetse n'abafite ubumuga muri rusange bashoboye kuba bakora ibikorwa bitandukanye byiza. Ubwo we yaganishaga muri domene ye, bakaba bajya mu ndirimbo, bakora amavideo, bakora amafilme, kandi bigakundwa cyane, ngo kuko ari uburenganzira bwabo kuba bakora ibikorwa bitandukanye nk'iby'abandi banyarwandakazi badafite ubumuga bakora, kandi bikaba byiza kuko nabo ngo ni beza kandi bafite ubushobozi. Ngo kandi abona hari imbogamizi nyinshi bagenda bahura nazo, by'umwihariko cyane mu rukundo. Yashaka kugaragaza ngo ko umukobwa ufite ubumuga bw'uruhu nawe ashobora gukundana, ni uburenganzira bwe, ariko agatekereza cyane ku bakobwa, ku banyarwandakazi bafite ubumuga. Rero ni ikintu cyaranyuze cyane, ariko nkomeza ntekereza oya ndashaka ibyavuye. Yararyamye se arabirota, ariko actually ubundi abantu b'abahanga bavuga ko barangwa no gusoma, kandi ibyo usomye ntibisigara, ahubwo ibyo usomye bikagufasha kugira uko witwara. Rero nawe ni muri ubwo buryo byagenze, nanjye narabikunze cyane. Hari ikintu kimwe nabwira King James, atari uko wenda naba nzi ko hari undi muntu wabivuze cyangwa comment zatewe birimo, ariko namushimira cyane bikuye ku mutima, mu izina ryanjye ndetse no mu izina ry'abandi bakobwa bafite ubumuga ndetse cyangwa abanyarwanda bafite ubumuga muri rusange, kuko ni igitekerezo cyiza yagize, gutekereza ko hari icyiciro cy'abantu runaka rwose hari icyabakorerwa kugira ngo nibura imyumvire izamuke. Rero namushimira cyane, kandi nkamubwira ngo burya iyo ukoze igikorwa si ngombwa ngo ugitangire gusa ntugisoze. Iriya ni intangiriro. Rero namubwira ngo nakomeza agire umwete mu gutekereza ndetse no mu gukora ibikorwa bitandukanye bishobora kugira icyo bimarira benshi batumvaga ko bishoboka, cyangwa se abantu benshi batumvaga ko bishoboka, kugira ngo bitange impinduka ku banyarwanda benshi. Yego. Umutima nabonanye King James, cyangwa se uko nabibonye ngewe, buriya hari ukuntu sinzi King James ashobora kuba adafite amakuru ku buryo abantu bafite ubumuga bafatwa. Ngewe hari n'igihe cyageze kimwe ndatekereza ndavuga King James abasitari bajya bagira akavuyo rimwe na rimwe, ntabwo ari bose bamwe, kubera ibikorwa byinshi. Ashobora kuba atatekereje ku ngaruka mbi zishobora kumugeraho aramutse agize expenses akorera kuri iyi ndirimbo. Ibyo nabitekereje nyuma naramaze no gukora video, indirimbo ikanga kurebwa, bakavuga twe ntabwo tureba ba nyamweru nk'uko bajya babivuga. Nk'uko muri comment hari abavuze ngo ariko nka buriya yakoresheje uriya mukobwa, hari abantu bakoresheje imvugo ngo yigishwa mweru, babuze abandi bakobwa ngo ko ashaka gutuma abantu batayireba. Nageze ndatekereza ariko King James bisa nkaho hari ubwihebe, cyangwa se kumva ni urukundo afitiye ubuhanzi, ni ubumuntu afite, ashaka kugaragaza ko buri muntu ari nk'undi koko. Ese ni ukuvuga ngo reka nkora agashya gusa? Ntabwo ari ibyo gusa, ariko hari umutima wundi umuntu aba afite de nature aremanywe nawo. Ntekereza ko sinzi abahanzi niba bajya bagira ukuri, abantu bazwi n'abantu benshi hari igihe ngombwa ko kubera ubuzima bwawe hari ibyo utavuga, ariko wenda nko mu minsi 2 twamaranye ntekereza ko nabonye ari umuntu ufite umutima, ufite ubumuntu, ushobora kwihangana, uri seriye, kandi ikintu ashatse gukora anyurwa kigezeho, kandi agikora uko yagiteguye.
ntabwo ashobora kugihindura. Sintekereza ko wenda ushobora gusanga no muri timu twari kumwe dukora wenda umuntu yatekerezaga ariko urabona bizavamo ariko ntekereza ko wenda bidashobora kubura cyangwa se bikabitana nabaye. Ariko nabonye King James ari umuntu ushobora kuba ari serious cyane ku bikorwa bye cyangwa se ku ntego ze. Narabikunze nawe hari ikintu namwigiyeho, atari kuvuga ngo mu busitari, ahubwo mu buzima busanzwe hari uburyo umuntu agomba kwitwara n'uburyo ni rwiyemezamirimo niko navuga. Yego.